mu mwaka w'ibihumbi 2022 2023 akarere ka Rutsiro kahize imihigo 112 mu nkingi y'ubukungu twadufitemo 28, mu mibereho myiza dufitemo imihigo 58, imiyoborere myiza tukagira imihigo 26, kandi izo nkingi zose zikaba zuzuzanya mu iterambere ry'umuturage. Iyi mihigo abadahigwa mu mihigo ba Rutsiro twashoboye kuyesa ku kigero cya 94.8%. Mu nkingi y'ubukungu abaturage barishimira ko bageze ku bikorwa bitandukanye bikurikira. Kira kitarahagera twa dufite ibibazo kuko wagendaga waje nkari hakurya imvura yatonyanga ukaza ufite impungenge tindambukira hehe, none ubu uraza nta kibazo ufite ukaza wishimye ugenda nta kibazo. Nishimiye gahunda ya Girinka, ndayishimiye cyane kuko aho nahingaga ndagafumbire kajyagamo nakabonaga binduhishe. Ubu ndishimye ndi kunywa amata nta kibazo, oya ntabwo njya ngurisha n'ay'abana yuko nishimiye ko Perezida Paul Kagame yambaye inga nkabandi kubona amata n'ifumbire byose nta kibazo. Ikintu kinshimishije ni uko mudusuye n'inka mwaduhaye ikaba yarabyaye abana bakaba banywa amata nta kibazo kiri, twayihawe mu rwego rwa Girinka. Twafamaga imbuto tugashyira ku meza zikuma zagwaho imvura zikabora, ariko natwe izuba rikatwica, ariko ubu ziba ziri mu mahumbezi natwe tukabona amahumbezi. Hagamijwe gukemura ikibazo cy'ubuhahirane, akarere ka Rutsiro katunganyije imihanda y'imihahirano ku burebure bwa kilometero 40. Mu rwego rwo kongera umusaruro, akarere ka Rutsiro kashishikariza abahinzi gukoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera, hahuzwa ubutaka bwahinzweho ibihingwa bitandukanye ndetse hanakoreshwa imbuto y'indobanure mu mirenge itandukanye igize akarere ka Rutsiro. Abaturage kandi bashishikarijwe gutera ibiti by'imbuto mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira mu bana. Ibiti tugiye gutera zino mbuto nyine tugiye tuzigaburira abana kugira ngo bere kugira ubugwingire n'imirire mibi icike, kubera ko imbuto ni nziza mu buzima. Harwanyijwe isuri, hacibwa amaterasi ndinganire n'ayikora, byose ari ukugira ngo umusaruro wiyongere. Tukiri ku muhigo wo kongera umusaruro, akarere ka Rutsiro kihaye intego yo kuzamura umusaruro w'icyayi. Akarere ka Rutsiro gahinga kawa kubera impamvu kahize kongera umusaruro wa kawa utunganyije. Akarere ka Rutsiro kandi kahize kongera ubuso buhingwaho imboga mu rwego rwo gukomeza guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira mu bana. Kubaho nta murimo bitera ubukene. Kubera iyo mpamvu akarere ka Rutsiro kahize kongera imirimo ibyara inyungu, aho abanyeshuri barangije amasomo ajyanye n'imyuga bafashwe kubona ibikoresho by'ibanze. Uyu munsi bakaba bari gukora imirimo itandukanye biteza imbere. Tukiri mu bukungu, iri ni ishuri rigamije kwigisha abahinzi borozi kunoza iyo myuga, naryo riri mu mihigo y'akarere. Mu nkingi y'imibereho myiza hari byinshi abaturage bashimira leta. Maze igihe nta cumbi mfite, nabyakiriye neza mbonye icumbi. Twari tubayeho nabi kuko inzu twarimo ari ishaje kandi duhangayitse ko ushobora kuba yanatugwa hejuru, none ubwo rero twagize amahirwe tubona icumbi rishyashya byaratunejeje. Abaturage bakomeje gupimwa indwara zitandura mu rwego rwo kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze. Muri uru rwego
akarere kakomeje gukurikirana imikurire y'abana hagamijwe gukumira igwingira ndetse boherezwa mu marerero. Iyo bageze hano turabigisha tukabanza twabwirana udukuru turavuga tukabahereza amasomo tukavuga tukaganira tukabigisha. Mu rwego rwo kurengera ibidukikije, akarere ka Rutsiro kashishikarije abaturage gukoresha amashyiga arondereza ibicanwa. Mu gutanga urugero, akarere kahaye imbabura zirondereza ibicanwa ku baturage batandukanye. Hari kandi ibikorwa bitandukanye akarere ka Rutsiro kashyize mu mihigo mu rwego rwo guteza imbere imiyoborere myiza. Hubatswe urwibutso rwa Nyamagumba gushyingwamo tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Havuguruwe stade y'umupira w'amaguru mu murenge wa Ruhango mu rwego rwo gufasha abaturage kwidagadura no guteza imbere imikino itandukanye. Mu guteza imbere serivisi nziza itangiwe heza, akarere ka Rutsiro kahize kwesa umuhigo wo kuvugurura utugari dutandukanye. Abo baturage barishimira ko bahabwa serivisi bayiherewe ahantu hafite umucyo. Yego nibyo twakoze, dutunda imicanga, amabuye no gushyiraho amafaranga. Nkurikije uko kari kameze, uko kari kubatse, ubu rwose tuhageze twumva n'abadusuye bahageze, mbese ubu natwe turishima tubona yuko twakoze igikorwa. Umuturage ni umuganda twakoze, dushyiraho twikura umucanga, twikura amabuye, dushyiraho n'amafaranga. Byose bihari, byose biranshimisha, byose ni byiza kuko akagari kacu kateye neza, karapfomye neza. Igisenge urebye ku mabati, ku mano hasi amatafari garahiye, hari n'imireko myiza kugera hasi, kameze neza rwose. Nitwa Serega Emmanuel, abandi Serega akagari katwabugeze umurenge wa Murunda. Abaturage babanje gusiza bakora umuganda, ubona babyishimiye rwose, wanahagera ukabona afite ubusabane. Binyuze muri gahunda ya Tubegere duca ingando, abaturage bakemura ibibazo bitandukanye mu mirenge 13 igize akarere. Ababanaga binyuranyije n'amategeko bakangurirwa gushyingirwa byemewe kandi dukurikije amategeko ya Repubulika y'u Rwanda, amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ubahamaje. Turashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku cyerekezo yahaye u Rwanda, akaba yarashyizeho uburyo bwo gukorera ku mihigo, n'abanyarutsiro tukaba twarabikoze nk'uko byateganijwe. Turashimira cyane abaturage ba Rutsiro bose mu byiciro byabo byose, kuko imihigo myinshi yari yubakiye ku baturage, bashyizemo uruhare rwabo, leta ibunganira aho bo batashoboraga kugera, ariko ni nabo bakoze ibintu byinshi mu buryo bw'imiganda, mu buryo gufasha abatishoboye n'ibindi. Ibi ndetse bishingiye ku mihigo twagezeho kandi twarahuye n'ibiza byateye akarere ka Rutsiro, bikangiza imitungo y'abantu 1383, ndavuga imiryango. Ibi rero iyo tutagira abaturage ntabwo twari gushobora kubyivanamo. Ikindi ni uko nashimira abafatanyabikorwa ba Rutsiro, abafatanyabikorwa mu byiciro bitandukanye. Hari imiryango ishingiye ku myemerere, hari société civile, hari abikorera, hari imiryango mpuzamahanga. Abafatanyabikorwa bose turabashimira kuko mwatubaye hafi mu gushyira mu bikorwa iyi mihigo. Tugashimira inzego za leta, inzego z'umutekano n'izindi nzego mu bigo bya leta bitandukanye, uburyo badufashije ku byo twari duhuriyeho tukabigeraho. Ibi rero byose ni ubufatanye bwadufashije kugera ku mihigo, kandi turabasaba ko tuzakomeza ubwo bufatanye.